Haleluya. Kongere dukomere Imana amashyi. Dushimiye Imana muri uyu mugoroba mwiza w'umugisha, yongeye kwemera yuko tuboneka mu nzu yitiriwe izina ryayo, kandi by'umwihariko tuyishimiye yuko yongeye kutubonera akanya ko kugira ngo dutambutse ijambo ryayo. Ibishimirwe byose, ishimirwe ibyo ngibyo, ishimirwe ko yabashoboje kuboneka mu nzu yayo kugira ngo muze namwe mwumveho cyo ivugana namwe muri uyu mugoroba. Ndabiyegereje rero nanjye muri uyu mwanya w'ijambo. Imana ikomeze kuduhana umugisha muri buri kimwe cyose yaduteguriye muri uyu mugoroba. Imana nishimwe. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusangire ijambo ry'Imana ruri mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20 gusa, ndetse turasubira inyuma gatoya dusome urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere n'undi umurongo wa 18 honyine. Abakolosayi 1:20 haravuga ngo, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, we mwiyungisha n'ibintu byose ari byo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Reka dusubiremo ngo, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba, we imwiyungisha n'ibintu byose ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Reka dusubire inyuma gatoya turebe mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere n'ubundi umurongo wa 18. Haranditse ngo, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa cyangwa kuri twebwe abakijijwe ni imbaraga z'Imana. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Mu masaha makeya tuba dufite nimugoroba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga imbaraga z'umusaraba wa Kristo, cyangwa umumaro wa Kristo, umumaro w'umusaraba wa Kristo. Imana nishimwe. Twese kuba turi hano, kereka yenda kuba utaramenya Imana gusa wumva yuko ari umunsi wa nimugoroba gahunda zari nkeya, akavuga ngo reka njye kumva Imana, ariko nawe ari mu nzira twese twagiye tunyuramo, abayimenye hanyuma tukayakira, ariko abamenye Imana bakayakira, bakayizera, bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'ubukiza, ubuzima n'ubugingo bwabo. Twese turi hano kubw'umusaraba Kristo yabambweho. Imana nishimwe. Kuba turirimba indirimbo twaririmbye kugira ngo yumvise gusenga kwanjye, tuvuga ngo yumvise gutaka kwanjye, ibyo byiringiro, icyo cyizere, izo confidence zose tubikesha umusaraba Kristo yabambweho. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Kuba hari icyo Imana imaze gukora ku buzima bwawe, kuba hari icyo Imana ivugana nawe, yaba icyo yakoze, yavuze, yaba icyo itarakora ukirindiriye kandi izakora, kuko itari umuntu ngo ibeshye, byose ikintu kibiduhesha cyangwa ikintu cyabiduhesheje ni umusaraba wa Kristo. Imana nihabwe icyubahiro, kuko Kristo yataza kubambwa ntago nge nawe twakabaye turi hano. Imana nihabwe icyubahiro, kuko ijambo ritubwira neza ko ku musaraba niho hantu yihererejeho ibyaha byacu byose, gukiranirwa kwacu kose, ububi bwacu bwose, ubugome bwacu bwose, hanyuma tubasha kubikurwaho twebwe byiyishyiraho, ngo kandi we ari uwera, ari nta kizinga, ari nta mugayo, ari nta cyaha, kugira ngo twebwe gusa bari bishwe n'ibyo bibi bitandukanye, hanyuma tubikurweho, hanyuma twitwa abana b'Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Rero umusaraba wa Kristo ni uw'agaciro gakomeye kubizera. Niko ijambo ryatubwiye ngo, kubarimbuka batazi icyo ari cyo, batazi umumaro yabamariye, batazi icyo yabakoreye, batazi icyo yabatandukanije nayo, kuko n'ubundi bakiri byo ni ubupfu, ntacyo bisobanuye. Imana nihabwe icyubahiro.
bawubona nangwa se bakawumva nk'umusaraba bajya babona ahandi hose itandukanye. Ariko kuri twebwe twamenye Imana, kuri twebwe twakijijwe, twebwe tuzi icyo kuba yarabambwe ku musaraba, icyo byaduhinduye, icyo byatwambuye twari cyo. Imana nishimwe ngo n'imbaraga zacu n'imbaraga z'Imana, kandi izo mbaraga z'Imana zavuye kuri wo nizo ziduhesha natwe imbaraga zo kugira ngo tube abana b'Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Mu Kristo mu rugendo yanyuzemo rukomeye, ngo hari aho yageze agera ahantu ngo hari umusaraba. Haleluya. Ngageze ku musaraba awubonye ngo wikubise imbere arapfukama. Apfukamye mu gihe yakiwutumbiriye awureba ngo umutwaro yari yikoreye umuhambuka ku bitugu cyangwa ku mugongo. Imana nishimwe kuko urugendo yari afite rwose yagiye yikoreye umutwaro umuremereye, umuvuna cyane, aremerewe nk'umuntu wikoreye nyine umutwaro wose. Imana nishimwe kuko iyo wanditse atubwira yuko rwose yari aremerewe cyane. Ibyo ari byo byaha navugaga Imana yadutandukanyije nabyo, ibyaha by'akavukire y'imiryango, ibyaha yiyandurishije nawe ubwe amaze kugera ku isi kuko isi ari mbi. Ibyo ngageze kuri uwo musaraba ngo nibwo umutwaro wamubohotseho, ngo uragenda ngo wikubita ahantu mumva yari iruhande rwayo irangaye, ngo ugenda buheriheri niko umwanditsi atubwira. Imana nishimwe. Hanyuma ngagipfukamye arimo areba uwo musaraba, atekereza umumaro umumariye, atekereza ibitangaza umukoreye kuba umubohoye uwo mutwaro yari yikoreye, yaramaranye iminsi azengurukana umuruhije adafite ikindi cyawumukuraho. Ngo nibwo yagiye abona abagabo batatu ngo barabagirana bamuhagaze imbere. Imana nishimwe. Ku musaraba rero nicyo hantu hatubereye inzira kugira ngo wowe niba uzi koko ukura ubu ngubu ushima Imana, niba uzi ko ubu ngubu koko ufite ibyiringiro by'uko uri umwana w'Imana, y'uko wacungujwe amaraso y'igiciro, ni umusaraba wa Kristo. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Abo bagabo batatu ngo umwe uwa mbere yaramubwiye ngo yaraje aramwegera aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Imana nihabwe icyubahiro. Urero umusaraba niko nangwe se niwo watubashishije kugira ngo tubabarirwe ibyaha byari bituriho, byari bitwiboheyeho, twari twaravukanye, twari twaravukiyemo, twakoze twebwe ubwacu ndetse n'ibyo twavukiyemo tukabyisangamo by'inkomoko y'ibisekuruza, hanyuma tukisanga natwe twabaye abana b'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Umuntu wa kabiri araza ngo amwambura ngo imyambaro ngo y'ubushwambagara, niko mwanditsi yanditse, hanyuma ngo amwambika imyambaro yera. Haleluya. Haleluya. Izo ni imbaraga z'umusaraba wa Kristo yaragezeho, hanyuma akababarirwa ibyaha byose, hanyuma akamburwa umwambaro yari yambaye, cyangwa se akamburwa kamere muntu ya kera, hanyuma akambikwa ubwiza bw'Imana butandukanye n'ibyo yarakuriyemo n'ibyo yaramazemo iminsi. Imana nishimwe. Iyo niho ijambo ritubwirira muri Yohana, ngira ngo ni guhera kuri 1 umurongo wa 12 yuko bene abo ngabo baba batagifitweho n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo ngo baba bamaze kuba abana b'Imana nyakuri. Imana nishimwe. Niko ijambo ritubwira ngo abamwemeye bose ngo yabahaye ubutware n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni imbaraga z'umusaraba wa Kristo yabambweho. Yemeye kubabazwa, yemeye gushinyagurwa. Usomye muri Matayo umurongo wa 20 n'ibice 27 umurongo wa 27 n'ubundi njyango uhahereye ukagera ku 31, hakwereka uburyo ku musaraba Yesu yahahuriye n'ibibazo, uburyo yahashinyaguriwe, uburyo yahasuzuguriwe, uburyo yahatukiwe, ariko ibyo byose yabikoraga atagira ngo ashimwe n'Imana cyangwa se ari afite iyindi tageti nyamukuru yari afite, ko ari ukugira ngo acungure
abantu, acungure ngewe, acungure wowe, kugira ngo uyu mugoroba nk'uyu nguyu n'ahandi hose impande enye z'isi hateraniye ubwoko bw'Imana babe bibashe kwicara nk'uko twicaye uku, bahamye imbaraga z'Imana, bahamye kubaho kw'Imana, bahamye urukundo rw'Imana. Icyo nicyo yabikoreye kugira ngo abari babi duhinduke beza. Ab'isi yari yaramaze guhindura ibitabwa nangwa se ibicibwa twaraciriweho iteka, twongere tugirirwe ubuntu n'imbabazi n'Imana, duhinduka abana b'Imana. Imana nishimwe. Umuntu wa kabiri nicyo yakoze, yamutandukanyije n'umuntu wa kera, amwambikanga imyambaro yera. Umuntu wa gatatu ngo yaraje amuhereza, ngo amushyire ikimenyetso mu ruhanga. Imana nishimwe. Arizo mbaraga za Mwuka Wera zibasha kutuyobora, zibasha muyobozi w'uru rugendo cyangwa se w'iyi nzira turimo y'agakiza. Imana nihabwe icyubahiro. Rero umusaraba wa Kristo ni umusaraba w'agaciro ku bizera Imana, nubwo ku batayizi ari ubusa cyangwa se ari ubupfu, ariko twebwe uyu mugoroba iri jambo ryaje kugira ngo twongere twibuke agaciro Kristo yaduhaye, uko yababajwe n'uko yashinyaguriwe, kugira ngo njye nawe tubashe kuba ubu ngubu twitwa abana b'Imana. Abari kuzarimbuka, abari baraciriweho iteka, tube dufite ibyiringiro by'ubugingo buzima butari ubwo kurimbuka. Imana nishimwe. Tube duhagarara ngo hanga mu nzu y'Imana, tuyiramye mu buryo butandukanye, hanyuma tuyisabe nk'uko ejo batubwiye bimwe mu migisha y'abana b'Imana bajya babona, igibonwa n'abantu bamenye Imana. Ibyo ngibyo twabigezeho feva cyangwa twabigezeho uburenganzira kubw'umusaraba wa Kristo. Imana nihabwe icyubahiro. Rero uyu mugoroba icyo Imana idushakaho no kugira ngo twongere tubitekereze, twongere tubyibuke, hanyuma izo mbaraga nuko kwitanga, hanyuma uko kubabazwa nuko gutotezwa, ntitukabe gupfusha ubusa, ahubwo cyo tubiha agaciro. Tuvuge ngo nubwo nigira gutya, mu ijuru hari Imana yatanze umwana wayo umwe w'ikinege kugira ngo jyewe nitirirwe izina ryayo, jyewe mve mu bibi, hanyuma nje mu nzira nziza Imana ishakamo, Imana yandemeye, cyangwa se inzira inezeza Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Niki Imana idushakaho, niki nshakaho, niki gushakaho. Reka turebe ingingo nk'eshatu n'ubundi n'izasaga nk'ibyo nari ndimo kuvuga, za agaciro k'umusaraba wa Kristo watumare cyangwa se udufasha, ugomba kudufasha kuzirikana nangwa se guhora twibuka. Imana nihabwe icyubahiro. Twihuse, ingingo ya mbere, umusaraba wa Kristo nuko udufasha kuzirikana urukundo Imana yadukunze nk'uko nari ndimo mbivuga. Haleluya. Haleluya. Turi mu bihe byiza mu gihugu cyo kwibuka, tugenda kenshi kwamamaza hatandukanye, nko kuvuga ngo twiture perezida ibyiza yakoreye igihugu, natwe tukaba tunezerewe. Imana yacu nishimwe. Ariko noneho urukundo Imana yadukunzeyo igatanga umwana wayo umwe rukumbi yari ifite, ikamutangira wowe itanazi, ikamutangira jyewe, kugira ngo gusa nkurwe mu bibi gusa, kugira ngo sinzacirweho iteka, kugira ngo sinzarimbuka, ahubwo nzaba umwana w'ubugingo. Imana nishimwe. Urwo ni urukundo rukomeye cyane. Niki Imana twifuzaho kugira ngo tujye duhora tuzirikana urukundo Imana yadukunze, hanyuma natwe tuyiture kwikunda. Haleluya. Hanyuma natwe tuyiture kuyiringira, hanyuma natwe tuyiture kuyihamisha imirimo myiza, tuyiture kuyubahisha mu buryo bwose. Ejo nivuga ngo nimbona cyangwa ikakubona, izumve ko urupfu yapfuye, izumve ko urupfu yatanzemo umwana wayo, inzira yaciyemo zose kugira ngo kubabazwa atabikoreye ubusa, ahubwo anezezwe n'urukundo, abona ko wahaye agaciro umurimo yakoze ubwo yagutangiraga umwana wayo kugira ngo agupfire. Imana nishimwe. Niki Imana idushakaho kugira ngo tuyikunde urukundo, tuyiture urukundo yatugiriye. Iyo usomye muri Matayo, murandika muze tuze kuhasoma, muri Matayo ibice 10:37 kugeza ku 39, ni ahantu hatubwira ngo ukunda se kumumundutisha ntago akwiriye kuba nyangwe, ntago ari uwanjye.
ukunda nyina nangwe se ukunda umwana we cyangwa se umuhungu we kumundutisha, uwo ntago akwiriye kuba we. Ahubwo ngo kandi ngo utikorera umusaraba we ngo nkurikire, uwo nawe ntago akwiriye kuba uwanjye. Icyo Imana idushakaho rero ni uko nk'uko bajya bavuga ngo mbere na mbere tugira Imana kuba byose mu buzima bwacu, tukayigira priority mu buzima bwacu bwose, ibindi bikaza ari inyongera. Imana nihabwe icyubahiro kubw'urukundo rwayo, kubwo kwitanga ikaduhereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze atubature mu bubata bwa Satani, hanyuma duhinduke abana b'Imana, hanyuma tube dufite ibyiringiro by'ubuzima buzima. Nuko Imana ikeneye yuko urwo rukundo yatweretse rutubera urugero rwiza rwo kugira ngo natwe tuyiture, tuyikunde urukundo ruzima rudafite uburyarya, nk'uko yadukunze urukundo rutagira umupaka. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo birashoboka cyane yuko umuntu yakwitangira umuntu mwiza, kuko abona afite ingeso nziza, kuko abona ari umuntu mwiza mu busanzwe, ngo biroroshye cyane yuko wamwitangira kugira ngo ube wamucungura cyangwa se wamugirira neza. Ngo ariko Imana yerekanye urukundo rudasanzwe yo ubwo yitangiraga twebwe abari babi, ahubwo irwana no kugira ngo duhinduke beza. Haleluya! Icyo ni Imana idushakaho, nuko natwe tugira urukundo rwo kuyikunda, tukayirutisha ikintu cyose cyitwa ko kibaho cyose, ahubwo kumva ko mu buzima bwawe Imana ariyo Mana kandi ariyo ya mbere mu buzima bwawe bwose, mu byo ukora byose. Imana nishimwe. Icyo ni Imana idushakaho muri uyu mugoroba, yongeye kuza kutwibutsa ngo tuzirikane urukundo Imana yadukunze, ugatanga umwana wayo agasuzugurwa, agapfa ku musaraba, akabambwa, kugira ngo jye nawe uyu mugoroba tube turi aha ngaha tuyihamiriza imirimo myiza. Imana nihabwe icyubahiro. Indi ntambwe ya kabiri nangwe se indi ngingo ya kabiri ni ukuzirikana nangwe se kudufasha kujya twikorera urupfu rwa Kristo muri twebwe. Imana nishimwe. Twebwe birakwiye cyangwa se Imana idushakaho yuko urwo rupfu yatanzeho umwana wayo, urwo rupfu ruba muri twebwe, tukarugendana rukaba muri twebwe, kuko nirwo rudushoboza gukomeza kuzirikana ibyo byose. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mu Bikorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa mbere havuga ngo tugendana mu mibiri yacu iteka urupfu rwa Kristo, ngo kugira ngo ubugingo bwe bube mu mibiri yacu. Imana nishimwe. Tugendana mu mibiri yacu iteka urupfu rwa Kristo. Ni byanditse muri Bibiliya, bivuze ngo niko bikwiye kugenda, niko tugombye kuba tumeze. Ntago urupfu rwa Kristo twagombye kurwibagirwa, kuko iyo umuntu yibagiwe akora ibyo atagombye gukora. Imana nishimwe. Akora ibyo yari yararetse gukora, ariko iyo uhora uzirikana ikintu byoroha cyane kugira ngo ukurikize amategeko n'amabwiriza yacyo. Imana nishimwe. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo tugendana mu mibiri yacu iteka urupfu rwa Kristo, kugira ngo ubugingo bwa Kristo bube mu mibiri yacu. Rero birakwiye yuko, cyangwa Imana iradushakaho yuko tuzirikana iteka urupfu rwa Kristo mu buzima bwacu, kugira ngo Kristo akomeze kuba muri twebwe. Mu buzima bwanjye, aho ngenda hose, aho mba, mu mirimo yanjye isanzwe, mu rugo aho mba ndi, mbese ubuzima bwose bw'ibyo tubamo byose mu buzima bwa buri munsi, Imana irakwiye yuko urupfu rwa Kristo ruhora muri twebwe, rukaba muri twebwe, ku buryo njya kukiranirwa nkavuga ngo ntabwo ibi ngibi ari byo Kristo yapfiriye, ntabwo ibi ngibi byatuma Kristo ambambirwa, ku buryo njya kwivanga, njya kwicara mu basinzi, nkajya kwifatanya nabo gusinda no gusayisha, mu mutima ugakomanga ngo ugendana urupfu rwa Kristo muri wowe. Ntabwo ari cyo Kristo yakubambiwe, ntabwo ari cyo Kristo yapfiriye, ahubwo icyo Kristo yapfiriye ni ukugira ngo ukurwe muri ibi ngibi, hanyuma ube umwana w'ubugingo, ube umwana ushima Imana, ube umwana uhamya Imana, ube umwana wo gukorera Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Niki Imana idushakaho. Mu Kristo amaze gupfa ku musaraba agahambwa, hari operasiyo nk'eshatu yakoze mu minsi 3 yamaze mu mva. Umunsi wa mbere batubwira yuko
yafashe bya byaha byose yari yamaze kwikoranyirizaho byose arangije ngo abishyira aho bigomba gushyirwa, mbese abyikuraho nawe abishyira ahantu bigomba kujya. Imana nishimwe. Ni operasiyo y'umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri ngo yafashe ubugingo bwacu ngo aragenda abushyira ku mutima wa Kristo, cyangwa abushyira Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mu ngingo umukozi w'Imana wa Herve yatwigishije ejo, harimo iyo yatubwiye yuko amazina yacu yanditse ku mutima w'Imana. Iyo operasiyo nicyo gihe ngira ngo yakorewe, ko ngo yafashe amazina yacu, yafashe ubugingo bwacu arabujyana abushyira ku mutima w'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Ngarangije ngazana impano, yazamukanye ubugingo bwacu abuha Imana, arangije azana noneho ngo impano araziduhereza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Usomye mu Befeso 4:8 kugeza ku 11 nibwo ubibona neza, ngo yarazamutse ngo azana impano, ngo niho bamwe babaye abavuga butumwa bwiza. Niyo mpamvu ngewe utari ukwiriye, ariko kubw'urukundo rwa Kristo yatanze umwana wayo akampfira kugira ngo mbatuke mu bubata bwa Satani, mpinduka umwana w'Imana, angabira impano yo kuba uyu mugoroba mpagaze hano mbasha kuvuga ijambo ryayo mu izina ryayo cyangwa mu mwanya wayo. Abandi arangije abagira abaririmbyi, arangije abahagira ngabahanuzi, abandi arangije abahindura abungeri. Impano nk'uko zitandukanye mu murimo wayo cyangwa mu bwoko bwayo, nizo mpano ngo yazanye amaze gutwara amazina yacu cyangwa ubugingo bwacu abashyize ku mutima w'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Undi munsi wa gatatu wa nyuma ngo nuko operasiyo yakoze, nuko yatanze imbaraga za Mwuka Wera, imbaraga zo guhagarara kugira ngo tubashe gukizwa muri iyi si, kuko azi yuko turi mu isi yanduye, azi ko twambariyemo imibiri, kandi Satani nta kindi cyamuzanye, ngo yazanye imbaraga cyangwa ubundi butware bwo kuduhereza kugira ngo nubwo turi mu isi y'icyaha ariko tubashe kwihagararamo dutsinde icyaha. Imana nihabwe icyubahiro. Nubwo turi mu isi yanduye ariko tubashe kurwana nangwe se kunesha, tubashe guharanira kuba abera mu isi yanduye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ibyo byose ni ibyavuye ku ngaruka z'umusaraba Kristo yemeye kubambwaho kugira ngo twebwe duhinduke abana b'Imana. Indi ngingo ya nyuma ya kane, nuko n'undi sanka iyo nari ndimo mvuga, nuko twahaherewe imbaraga z'agakiza. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Waduhesheje cyangwa se umusaraba waduhesheje imbaraga z'agakiza. Uyisomye mu Bagalatiya 2:20, Pawulo yarababwiraga ngo nabambanywe na Kristo. Ngo ubu noneho rero ntago ari njye ahubwo ni Kristo uri muri njyewe. Kristo rero yari muri wowe, uhabwa izindi mbaraga zo kugira ngo ubashe kunesha. Imana nihabwe icyubahiro. Kuko Kristo yarwanye akanesha, akaba ari muri twebwe, izo mbaraga, ubwo butware, ubwo bushobozi, hamwe n'imbaraga za Mwuka Wera yaduhaye nk'umufasha n'umuyobozi, zitubashisha kugira ngo duhagarare cyangwa tubashe guhangana n'imbaraga z'ubwanzi zose bukorera muri iyi si kandi tubuneshe. Imana nihabwe icyubahiro. Kuko Bibiliya tubwira ngo uri muri twebwe ngaruta uri mu bisi. Rero Imana iri muri twebwe, twabishatse tugahagarara dufite umutima wo kuzirikana umusaraba Kristo yabambweho, twavuga ngo njyewe nemeye guhinduka, nemeye guha agaciro urupfu rwa Kristo, nemeye guha agaciro umusaraba yabambweho akababarizwaho, nanjye ngomba kuba umwana w'Imana. Iyo uhagaze ugahamya, Imana iguha imbaraga, nawe ukabasha guhagarara mu isi mbi, ariko ukabasha guhagarara mu isi wowe utari mubi. Imana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Rero Imana nicyo dushakaho uyu mugoroba, yuko dukomeza kuzirikana urukundo Kristo yadukunze agatanga umwana wayo, hanyuma bidutere kugira urukundo rwo gukunda Imana, kuko iyo umuntu akunda ikintu akirwanira ishyaka kandi nyine aba arakiyegereza. Imana nishimwe. Haleluya. Iyo umuntu akunda ikintu akirwanira ishyaka, kandi uzi umuntu aragukunda nawe uramukunda kandi ukamurwanira ishyaka. Imana rero dukeneye yuko tuzirikana urukundo yadukunze, hanyuma natwe tukayitura
kuyikunda ndetse no kuyikorera, tukirinda kuyibabaza kandi nanone kandi yarakoze ibikomeye. Hari ugeze kutwigisha ngo pastor wacu yuko iyo umuntu akoze icyaha aba arimo asubiza Kristo ku musaraba. Imana yacu nishimwe. Ibaze rero uko wabisomye nuko tubyigishwa kenshi uburyo yababajwe, hanyuma ukuba wumva uri umwe mu bongera gutuma asubira ku musaraba. Rero ahubwo birakwiye yuko tubihereza agaciro, urwo rukundo rukadutera kwikunda, hanyuma kugitwara urupfu mu buzima bwacu, bigadutera kugira ngo twirinde tubeho nk'abana b'Imana, tubeho nk'abana b'umucyo, twirinde ikibi no kongera kumva yuko Imana yongeye kwicuza kuba yarampamagaye, kuba yarampfiriye, kuba yaranyitangiye, ahubwo iterwa ishema no kuvuga ngo urupfu napfuye, umubabaro nababajwe, gusuzugwa nasuzuguwe, ntabwo kwapfuye ubusa, ahubwo kwabaye ukugiciro cyinshi mu maso y'Imana ndetse n'imbere y'abantu bayo yampaye gucungura. Kuko ndabona icyo naharaniraga hari abantu bagihaye agaciro kandi bagihagazemo neza. Nicyo Imana idushakaho rero uyu mugoroba. Ndakwifuriza kugira ngo urukundo Kristo yadukunze, ndakwifuriza kugira ngo urupfu Kristo yadupfiriye, ndakwifuriza kugira ngo izo mbaraga yaduhaye reka ntituzipfishe ubusa, ahubwo tuzihagararemo, hanyuma tuzikoreshe ibikomeye cyangwa se by'Imana ishima, hanyuma tuba abana b'Imana nyakuri. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma duhagarare dufite icyizere cyinshi, hanyuma duhagarare dushima Imana, hanyuma turirimbe indirimbo turirimba zose twumva yuko ari iz'ukuri, natwe turi mu bana b'Imana, turi mu murage wabo Imana irimo yifuza kugira ngo ubwo azaza azasange natwe nta kizinga, ari nta mugayo, azabona umusaruro muri make w'imirimo ukomeye yadukoreye. Imana nishimwe. Uyu mugoroba rero nicyo Imana igushakaho kandi nanjye nikinshakaho. Umwuka wera w'Imana akomeze gusanga buri wese, yongere kumwibutsa, yongere kumusobanurira kurushaho impamvu z'umusaraba wa Kristo, icyo yaragamije yuko kwari ukugira ngo twebwe duhinduke beza. Rero wisuzume nisuzume, urebe niba koko uhagaze uko Kristo yagiye kwitanga agambiriye kuri wowe. Niba usanga atari ko, ujye wibwire ngo imbaraga zo kugira ngo mpagarare mu bushake bwawe, kugira ngo mpagarare mu mugambi wawe wagambiriye igihe wajyaga gusiga byose ukaza kubabazwa kandi ari nta cyaha, ahubwo ari ukugira ngo jyewe, ari igihe kugira ngo wowe twareba biduhinduka abana b'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Nicyo Imana ishaka uyu mugoroba rero, Imana idushoboze muri byose kandi tubashishe muri byose, kandi kugambirira kwiza Imana igikudushobozamo. Reka dusenge Imana kuko dushobozwa byose na Kristo utanga imbaraga, kandi yazanye ijambo ryayo kugira ngo ritubwire nuko ariko itwifuza. Rero ubyifuza nta kabuza yuko Imana ibumuhera ubuntu, kuko nicyo yifuza kuri twebwe. Turagushimye Nyiringabo Imana, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe uyu mugoroba, imbaraga z'umusaraba wa Kristo ku buzima bwacu. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakijijwe, abakumenye, abacunguwe ngo n'imbaraga zawe Nyiringabo Imana. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze uze mu mitima yacu, uganze kandi utegeke. Mwuka wera w'ukuri, umuyobozi, azakomeza dusobanurire mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze kurushaho guhagarara mu mugambi wawe, kugira ngo dukomeze kurushaho kuzirikana ndetse no kwibuka, guha agaciro ngira ngo ndetse mu izina rya Yesu Kristo kuzirikana umugambi wawe mwiza wagambiriye ubwo woherezaga umwana wawe kugira ngo adupfire. Turakwizera rero ngo komeza uzudushoboze muri byose, buri wese ugambirira neza umubashishe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo turusheho gukomeza kuba mu mugambi no mu bushake bwawe, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse uzasange Nyiringabo Imana turi abadafite umugayo, tutariho ikizinga, ahubwo tuzanezerwe no kugusanganirana ibyishimo, umunezero, amashimwe by'uko uri Imana yaducunga, natwe tukaba turi ubwoko bwawe. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Komeza uganze kandi utegeke muri byose, twizeye ni mu izina rya Yesu. Amen.